Denyas. Si Denyas. Ase kubusa neza ubwo wagiye ngo bigende gute. Yitwa ngwiki? Sapunara. Sapuna wa wundi mubwiye ngo Rukotana arakurwaye. Unasura muzi? Ndamuzi. Rukotana uramuzira? Singiyo. Ndamurwaye no mudaspora udatanga n'ijana. Oya Sapuna no mudaspora udatanga n'ijana. Ntago mbi. Yari yaguha amafaranga. Ngo Sapuna no mudaspora udatanga n'ijana si. Yari yaguha amafaranga wowe. Indesi. Sapuna. Ngo Sapuna. Sapuna ni ruhuha. Ubu kunakiraho kamera cyane ngabifata. Sapuna ni ruhuha. Oya wimumbwira ntago umuzi. Reka iki kiganiro gisoreza noneho. Ndi gukora ikiganiro Sapuna. Sapuna ni umuntu ukomeye cyane. Akomeye mu biki? Yewe reka ngo sibyo. Ntago maze igihe kinini mumenye. Ariko no umuntu muzima nyine afite umutima ukiri muzima. Ntago arapfa. Waravuze ngo ntago aragwa n'ijana. Urumva? Ariko ngewe yarari guhaye. Ntago natwe n'amafaranga gusa. Icyo mukunda n'umwana mwiza. Kandi nyine ngewe ari ikibazo yanyumvishemo biremereye aragikemura. Ngo ni umwana mwiza. Ahubwo nibwo bwana bwiza uri kumubonamo. Nibwo bwana bwiza umubonamo. Sapuna baduteranye. Ase shiraho kamera. Nanjye ikibazo mfite nagikemura nzajya muvuga ibyago. Ujyanga iri gusika. Nagira umuntu uzakundana ukora ikintu akubwire ngo gihagarike. Nihagarike. Sangamo. Ntabwo nabidakwiye uzahagarika cyagusanzemo. Ntabwo urukundo rukora gutyo mwanya waza nawe. Ahubwo aragushigira akakubwira ko ukuntu ugomba kubikora kugira bitamubangamira. Hari umuntu udakunda ubuzima. Oya. Agenda shaka. Urabona agomba no gukundana nawe. Njye ngomba gukundana nawe. Oya. Nyine ugomba gukundana n'umuntu. Muhuje kariyeri ibyo ukora. Ubahira ibyo ukora. Ataje nkaje kuhindura ibyo ukora. Ukora ibyo ukora nyine. Umugabo wanjye ibintu yabimbujije ngo nazongere kumbana muri kamera. Reka genda. Oya man nazagira umuntu kubuza ikintu ukunda. Nazagira umuntu kubuza ikintu ukunda. Ukundana sukunzira kamera urama amafaranga. Urama amafaranga. Iki? Ibintu uri kunkamera urama amafaranga. Iki Sandra? Uwo mugabo yakumenye narakumenya. Ariko umugabo wanjye nyine ni umugabo wanjye wose uzambera umugabo. Nazo ngengeze ngo nzakwera umugabo nge nzabatwerera. Izanwererano zawe sizazizana yaranyanze. Ntabwo yakwanga akwanga se gakundana. Yabona undi mugore mwiza nkawe yamukuye he? Abagabo bari hano muri cyo. Yamukura he? Deri gavuye mu mazi agasubiramo. Ngombeho. Bakuvukire se boni bapfa. Bakuvukire ni bapfa. Bapfa igihe cyageze. None muntu Yesu undi bageze sana bageze umuntu ari bupfa bageze ngo hari ikintu cyamutangira mani burasa kangwisukira sibyo. Umugara ngo umwana uri bupfe n'ubwo amakigoze. Arapfa. Nanone umuntu uri bubeho. Nurabona imanuka ya danje iba. Imanuka ko imodoka zose zabaye ubushwanya. Umuntu akavamo ari muzima. Cyane. Kubera iki? Igihe cyo kitaragera. Nubwo umuntu azana gukubita ibyuma nubwo bagutera n'ibyuma 10 mu nda. Bagusanuka baho. Ndi gufata Sandra nyine bisanzwe kugira ngo nyine nze gutera. Abone Sandra sha mwana we. Ubundi manager babwira ibikizima. Yarababeshe. Yabigize nyine umuntu wadanje umunyamafaranga. Nawe ugatarabasha kwishakira. Ibyo bintu uzana ngo bizakwicisha wowe nudaceceka naguzaba muri kimwe. Ubona nge nafa ari mu ahubwo abavuye mu nama nkabona nibiba. Hano mu bigo ngiye na mirambo mu biryo. Ubona fuki. Ngiri kunamwe ngo ariko mva kana mbwira ukote mbakuza uko nambwiye ambari ngofero uko nambwiye ambari ngofero uko nambwiye kandi wowe uzaba witwa niki imagine kugira ngo gusa ninde mu Rwanda tuvugisha uko Kigali kwibamo bisaba guceceka kandi ari mu rugo ako kono uri gusa marayika urayimuzi ariko
ariko rukota narakubona dore uko Sandra ageze i Kigali cyagera i Kigali akahita dore uko Sandra ageze i Kigali wamenye ndi mu rubuga oya uri mwiza yewe nakumenye uri mwiza pe naho naba ngiye kubeshya ibintu byo gukomeza mubwira reka ngure ikintu umukobwa we yakoresha ngase neza reka ngure ikintu cyane narangiza ngo gukoresha basi ngo umukobwa yiyubashye uriya mukobwa afite uburanga buke aho kumukina ngurimo oya uri mwiza mwana abishyushya byibuza pe nawe yapfa kubeshya abantu nyine uri mwiza ariko ntuzabyemera sibyo ntazabyirata nubyirata nzabyapfuye ariko ngira oya ntabwo byirata ariko ubyiyumvamo ntabwo mbizi ariko ubyibonamo tuvuge ku mazi tuvuge ku mazi uri kurya burushete ariko mwana izo zigura 500 igura icya 5 hano kuri hoteli nibaye inkopye ngo mbamamarize usigaye wamamaza uri ku cyiciro cyiza mwana ifiriti kuyisize ateye imbere nakora umwe mu bakobwa abatipe bakeneye i Kigali turagusabwa ufite umugabo uwo mugabo tuzamugusangiza natwe miliyoni 30 n'inka 15 miliyoni 30 n'inka 15 nawe wabona mwana mu Rwanda wamukurayo wamukurayo sawa okay uri kumwe n'umwana mwiza mwana nubwo wibambarije ingofero washatse umukobwa mwiza nk'aba agenda isinga abanyarwanda barabizi ndi single koko se njyewe ndi single urumva uzi udukobwa yirirwa abeshya koko se magana ariko ari kwivugisha ngo ni single ako sha ukuntu uri gusa kamaze nkatingu aho ntabwo ugezeho ga mwana ntabwo nigeze noga ariko nakoze namenye ikirahure namenye ikirahure ugende gake ni gute umuntu aba atoze akajya kwangiza no wanasi wavuze basavuga ngo wasinda barasavuga ngo wasinda ni n'amagambo y'abantu uravugisha ukuri warabise n'amagambo y'abantu ntabwo ugeze usinda ariko ndetse wasinda utanyweye akucyusha kunenya n'abanyarwanda akumareka reka no ubwise urese unywa fanta cyangwa unywa inzoga jewe se unywa fanta cyangwa inzoga ntabwo muri abanyarwanda cyo biterwa n'icyo nashatse umutima wanjye washatse fanta nayishatse ndayinywa inzoga nayishatse ndayinywa fanta nayishatse ndayinywa bivuga ngo ntabwo uri umukristo ahubwo se ubu umukristo ni iki mwana umukristo ni ku mutima genda umukristo genda umukristo ikintu ahubwo akurukota n'amasiko nakumaze kuba umwana mu gute se kumenya n'abanyarwanda byakumarira iki nese ubwo muteranyije nabo none si bazagura umukristo nyine kondi kose nese ubwo kubaza kunywa inzoga cyangwa utazinywa no kuguteranya n'abanyarwanda byose ndabivanga biterwa n'icyo nshaka banywa kokoteri y'inzoga na fanta kokoteri y'inzoga akunda kunywa inzoga amata fanta yogati dore fanta hanitse sawa ko ninjye bazatera strike neza Sono neza kandi mu mazi wiyumvisha utugeje muri Genesis Comedy si ibintu bisanzwe se ibintu bisanzwe gute neza ntabwo ari neza mwana utwo wageze kuri stage abantu bose bagakomera babonye bogo yego mwizira ryayo ariko urwo mu bakobwa bateye neza i Kigali mwana ko bajya bavuga kuva ryari kandi bari no kugutumira ahantu hose mwana ninde se wanumiye bazi ninde wanumiye ntabwo se nuze yagutumiye se kugeza kuri stage nawe uramuzi ariko man none se niko ese undi yaraguhamagaye sha niko ndabwira umuntu uti ngwino hano ntabwo mwabiteguye se wabonaga ari ibintu mwateguye ntabwo ari ibintu twateguye pe mwarabiteguye ni ukuri ntabwo ari ibintu twateguye ibaze ko n'amashamba tutari tunaziranye ntabwo wari umuzi ni n'ubwa mbere bwa kabiri nari ngeze muri James kamureke turakora ikiganiro uvuye mu mazi reremba mwana akurasa neza we garuka hano aho garuka hano nari bibyibore mubwira akantu bajya ndibuka ariko tubuke telefone bamurishije ariko karota proof cyiza nkwereka nayikuyemo urabyumva utiyuje koga kumva ugasanga nyine harimo abandi bantu warangiza ugasoma ku mazi kubera ari publique ikindi amazi nta muntu uba ushaka kwihagarika ngo ayavemo ubinywa nyine ubizi kunywa yumva nyine akoze si umwanda ubwo mubi nyine ni ukubinywa nazo ntibizatwica umenya aho biturutse
Nasi umuntu ashaka gusoba arimo arakava. Manzi wanyisha. Nawe cyangwa ariko ngo reba kuntu wambara umupira wa Skol ukawunywa Primus. Iyo Skol ni gukina niyo mpamvu. Tucyana Bugesera. Tujya kwitsinda mu kanya. Pia Primus gutsinda nkamwe. Impamvu yitwaje n'akabari kuwe. Ntabwo ikibazo cyo naganywa indi nzoga atari Primus. Icyambere iyo Skol yatsinze. Mu Rwanda hose abantu baranywa. Yatsinze se? Bugesera irancika. Bugesera irabita. Ifisine ko mbona isa neza se. Wabonye nawe. Ifone niyo mfite imbere n'inyuma mwari takaye mu mazi nababara. Ifone niyo mfite imbere n'imitaka mu mazi nababara. Ako ngo ni utaproof umwana. Oya ifone zaraduhenze bro. Ntuzagure fone miliyoni n'igice guze kwikina mu bintu by'amazi nkanga y'amavuta. Washizeho kare utaproof. Aya mazi nakwishira 50,000 bakayavoma kuzura. Fone ya miliyoni n'igice. Oya yishe mu mazi. Ini fone ya miliyoni. Ntabwo yayishyiramo. Sibyo. Nayishyiramo nanjye ndashyiramo iyanjye. Ni izina ry'Imana. Oya yishyiremo. Wallahi nibwo bwa mbere ugiye guhomba. Oya yishyire kura. Barayigutorera. Ini miliyoni n'igice yaje. Sibyo. Niba n'igice agahinda karakwishe. Ajya mu cyanyine bw'amafuti mwe nuko kinatse. Agahinda karakwishe. Urafata urafata telefone y'igitoki man. Pixel Basha. Musanze ubundi haba amazi we. Reba abana b'Kigali mwana. Ako ntukakiro kamera mwana. Yeso guys, ngemaze koga. Wowe uzi koga wowe? Wowe uzi koga? Guys, Banyarwanda maze koga. Woges. Wamba bari mwana. Maze koga nuko nanze gutinda mu mazi. Ndapfa ngo reka meni cyano hejuru ariko bari kubomorana. Oya nakabomora man. Ariko iyo mubomoro kuntu waba urenze. Mbonye umudamu uteye umukobwa kuntu gute se umuntu bamuheka imbere bari ko. Aha ni ahantu umukobwa yakumva unasamye ryari ko nabirukanya koga. Yarasamye mu mazi. Unasamye ryari ko birukanya koga. Yarasamiye mu mazi. Akantu ko mu mazi akibagirana vuba. Yarabyibagiwe. Yarabyibagiwe ko abazika amazi Umukobwa feeling ibintu yabonye biri mu buriri. None ko byabereye mu mazi. We agira ngo wa munsi yarogaga. Uri kumva? Ariko kuma ashika amezi 3 uko najya muri period. Kumbi yaje muri piscine. Ajya kumenya ko ari muri piscine umwana agize nk'imyaka nk'ibiri. Ugadasima ngo kumini Patrick muri piscine. We matayo. Reka oya onugubwiza kuri sana. Ibyo uvuga ni ukuri mwiza. Genda byemera kuri mwiza. Reba ariko umwana uri mu mazi akabona asa neza. Ukabona ndi mwiza. Uri mugani wa Jack nawe uri kubona ko ndi mwiza. Nawe urabizi ko ndi mwiza. Ariko uri kwibara gusa. Mubaze bakobwa Crispity ya Teresa ari umukobwa mwiza usa nkawe ya Teresa. Nani wazigera abona. Naba ex banje. Hano ubwo bari kuri level y'ubwiza bwe. Urabeshya. Aho uri ikinye man. Oya, nshatse kuvuga ngo Abexi biwe ni babi cyane. Kudatari kugera ku rwego rwo gutereta umukobwa usa nkawe. Ariko umukobwa wizana mu mazi mwana. Umukobwa wishira muri Clarity Hotel. Ariko bigaragara ko nta mushero ugira mwana. Mwakaye mwazanye. Ari wanjye abahanzi. Abahanzi. Aba yakwikira ukaza ko. abahanzi akaba asigara ikintu kirimo. Ariko ndenda kumusanga aha. Agiye kukudekarara. Agiye kukudekarara. Ari kunyishyura amatike y'indege. Ariko ibaza umuntu kwishyura indege ni ukuri. Y'urugendo wowe udashobora no kwishyura igihumbi cya moto. Ariko niwe mukobwa uvuye Musanze ugiye kurira indege. Aze wabyemeye. Abakobwa b'Musanze kunari beza. Ako se kuteba twerekana we tuzire. Ubwo niwe minsi y'Musanze.
ariko rero Musanze siko muyimenyera. Oya, vugisha ukuri, so iminsi y'Umusanze. Amafaranga yose ava i Musanze. Oya, vugisha ukuri. Nawe uyu ntabwo ari iminsi y'Umusanze. Umbaza, iyi so iminsi y'Umusanze uyu nguyu. Ariko nguyu mukobwa afite ubwiza buhambaye. Ariko ngababuzi barabuzi. Naturere bro. Naturere. Nacho. Mwiza bro. Ajya kwereka makeup n'ifoto. Mujisho ryanjye ni mwiza. Mujisho ryanjye. Maso yawe. Ariko mwegere mwana, mwegere. Ntabwo mbizi. Ayawe ntabwo ngurebera mu yawe ntabwo mwiza wowe. Yandi kurebera mu yawe. Uriya mukobwa si mwiza. Uwe. Wenda hano aturuka wenda tuyihorera. Ariko ni mwiza. Ariko reka mbabwire. Aturuka wenyine wenda. Aturuka ni ariko wenyine ni mwiza. Asuni Musanze. Ese kuri uwo Munyamusanze. Ni Umunyamusanze man. Reka nyine banza mubwire. Ntabwo Musanze aturuka kure. Uyu mwana ni umwimukira. Uri umwimukira. Musanze woza abantu uzipfundiko baba bafite wowe. Uzipfundiko baba bafite. Nazagira sandara wamubeshye. Mwana Janice Comedy basigaye bagutumira mwana. Wumve. Janice Comedy usigaye ujya no ku cyapa mwana. Ubustari buragufata. Wallahi ubustari buragufata. Uyu Musanze none urakadufatanye mwana. Uyu Musanze urakadufatanye ngeze Kigali mwana. Reka mubwire. Mubwire. Bavuga ngo kuwutindamo cyane siko kumenya. Aka kanya by'amakoro y'Umusanze mwana kuvuyemo mwana. Reka mubwire ese ndakubwiye ko i Musanze ari mu makorodi. Urabona hatavuye umukobwa mwiza w'abahungu beza. I Musanze aba bana beza. Niwe mukobwa wa mbere uvuye i Musanze muzima. Abandi bose nta. Wowe waheze hano iwanyu gusa nyine niyo mpamvu utamenya abantu. Ushatse kuvuga ko mu ntara y'abakobwa beza. Miss Rwanda w'ubutaha azava i Musanze se. Ntawe ubaho nta n'uzigera ubaho. Ntawe uzigera ubaho. Hari Miss Rwanda wigeze ubona ubyibushye nkawe. Iwanyu abantu babyibushye gusa. Abana turi bato nk'abari. Twamenya ko yabaye Miss Rwanda. None se arananutse. Urebe ko afite mu nda nk'ahawe. Yesu Kristo. Aho ngaho ushatse kunseka. Afite mu nda nk'ahawe. Mu nda wanjye urahazi se. Zamuka turebe yereka Abanyarwanda. Yereka Abanyarwanda. Ngo Sandra wo muri Janice Comedy sana nkamera ninuze se nasuke mwana. Bayo neza udafite manager mwana. Ubundi manager mwande ubundi ugira ngo umuntu ubundi ibyo bintu muri kuziramo byo guteranya abantu. Bayo neza udafite manager mwana. Manager ashaka kurya ugashaka kurya mwese ninde waba manager. Manager ntago azarya zingara azashaka zingana nawe mwishake. Muri abo ikintu muri wese atandukana n'abandi manager. Abahanzi bandi bashaka utuntu we yashatse kera. Yatubonye kera tugeraho kera urumva. Nyine usanga ntago abakibishaka. Gira ukuntu wakukirana na manager ari kurya igitoki burya ikindi. We agomba kukarya nk'umu manager yawe ugakuyemo ayeke. Ahubwo ari gushaka ko nawe ugira uti. Ese mu manager. Ntabyo ngo manager ngo yamuriye amafaranga mwana. Ariko manager yanga cyakora kuri ibiceri birenze mwana. Manager dufite mwana. Yakoze. Nzanira ka karahuri. Ko mwana. Mbona ubayeho neza udafite manager. Abo umuntu ufite gahunda yo kutumanaginga yaje. Ariko mwana. Umuntu ufite gahunda yo kutumanaginga yaje. Side nyasi. Neza mwana. Akora mukobwa uramusabwa. Wa mukobwa uramusabwa. Umunyu.